Ndabaramukije mwese abateze amatwi iki kiganiro kandi mbifurije amahoro. Muri uyu mwanya tugiye gukomeza kuganira ku bwiyunge nyakuri ku birebana n'uburyo dukwiye gushaka umuti n'urukingo by'indwara y'irondakoko n'ivanguramoko mu Banyarwanda. Muri iki gice cya kabiri turaganira rero ku miterere y'icyo kibazo ndetse mbagezeho umuti n'urukingo byadukiza iriya ndwara kandi ntituzongere kuyirwara. Muri kumwe nanjye Musomesha Loizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n'ubutabera mpuzabantu. Iyo dusesenguye amateka dusanga igihugu cyacu Rwanda cyarayobowe n'ubutegetsi bw'abahutu cyangwa bw'abatutsi, haba mu nzego za politiki cyangwa mu ngabo z'igihugu, ari mu bwami n'igihe cy'ubukoloni cyangwa muri repubulika. Ingaruka z'ubwo buyobozi twarazibonye. Ingoma n'ingabo z'abatutsi zakandamije abahutu n'abatwa, iz'abahutu nazo zikandamiza abatutsi n'abatwa. Ndetse muri ubwo butegetsi bwose bamwe mu bahutu n'abatutsi barahohotewe, abandi baricwa, abatwa bakomeza gukandamizwa, bose bazira amoko barimo. Izo ngoma zose rero zaranzwe n'irondakoko n'ivanguramoko. Niyo mpamvu Abanyarwanda tudashobora kureshya imbere y'amategeko mu gihe ubwoko bumwe butoneshwa ubundi bugakandamizwa. Muri iki kiganiro nagira ngo nerekane uburyo twakoresha kugira ngo iryo rondakoko n'iryo vanguramoko bicike burundu. Bitari ukubivuga mu madisikuru na za porogaramu z'amashyaka ya politiki gusa, cyangwa kubyandika mu mategeko y'igihugu ariko ntibishyirwe mu bikorwa. Ntabwo hano nsesengura amateka y'abahutu, abatutsi n'abatwa uko yanditswe n'abandi, ariko icyo mpamya ni uko ayo mateka arimo ibinyoma binyuranye byacuzwe n'ubutegetsi uko bwagiye busimburana. Bimwe muri ibyo binyoma tukaba twarabyumvise mu gice cya mbere cy'iki kiganiro mu buhamya bwa Twagiramungu Faustin. Kimwe muri ibyo binyoma ni uko abakoloni bavuze ko abahutu, abatutsi n'abatwa mu rurimi rw'igifaransa ngo ari ethnie. Ibyo babyemeza ngo bashingiye ku miterere y'imibiri y'Abanyarwanda, ngo abatutsi ni barebare kandi bafite amazuru maremare, ngo abahutu ni bagufi kandi bafite amazuru magufi, ngo abatwa bakaba ari bagufi cyane kuri abo bandi. Nyamara muri urwo rurimi rw'igifaransa abo bakoloni baje bavuga bakanatwigisha, iryo jambo ethnie risobanura abantu bahujwe n'uko basangiye ururimi, umuco, inkomoko cyangwa batuye hamwe mu gihugu. Kandi abahutu, abatutsi n'abatwa basangiye ibyo byose. Iyo urebye neza rero usanga ahubwo iyo nyito ethnie abakoloni bakoresheje barayigoretse, kuko mu by'ukuri bashakaga kuvuga ko abahutu, abatutsi n'abatwa ari race mu rurimi rw'igifaransa, ukurikije icyo iryo jambo rivuga muri urwo rurimi. Ariko wenda batinya ko baregwa gukora irondakoko, racisme, kandi mu by'ukuri ari ryo barimo kubiba mu Banyarwanda, babishaka cyangwa batabishaka. Iryo jambo race risobanura igice cy'abantu bamwe bahuriyeho kuba basa ku miterere imwe y'imibiri yabo cyangwa y'umuco wabo, bidafite icyo bishingiyeho cyumvikana, kandi imikoreshereze yabyo ikaba ariyo isasira irondakoko n'ibikorwa byaryo. Iki ni ikimenyetso cyiyongera ku bindi byerekana ko ayo moko ari aya politiki, cyane ko ari abanyepolitiki bemeje ko ngo ari amoko nyine. Ibyo bimenyetso nzabisobanura mu kindi gice cy'iki kiganiro.
inyito amoko ya politiki niyo mbona rero irimo ukuri. Ntihagire rero ubindenganyiriza, nanjye niyo myumvire yanjye. Kubera ko abanyarwanda tutigeze twiga iki kibazo cy'ayo moko ngo tukivugeho rumwe, ntitugifiteho n'imyumvire imwe. Byaba etini cyangwa se byaba rase, ayo magambo yose nta na rimwe rikwiriye abanyarwanda. Icyo kinyoma cy'abakoloni cyo kuvuga ko abahutu, abatutsi n'abatwa ari etini, abanyepolitiki bacu baracyemeye, maze nabo bakemeza abanyarwanda, kandi bari basanzwe bazi neza ko bitwaga gutyo bitewe gusa n'ubutunzi bwabo n'imibanire yabo mu miryango yabo, ibyo mu gifaransa bita classe sociale. Maze abo banyepolitiki bemeza rubanda ko abahutu, abatutsi n'abatwa ngo nabyo bibaye amoko, kandi iryo jambo amoko ryarasobanuraga yandi ya gakondo y'abanyiginya, abasinga, abagesera n'ayandi ubu twibagiwe. Ubajije umuhutu n'umututsi ikibatandukanya, nta gisubizo cyumvikana wabona, nubwo mu mitwe yabo bombi baba bafite bimwe abakoloni babigishije ko ngo amazuru yabo atareshya, ariko bagatinya kubivuga kuko bazi neza ko biteye isoni kandi nta shingiro bifite. C'est une théorie sans fondement scientifique. Kubeshya ko ibyari classe sociale bibaye ethnie, bikaba rero byari muri ya ntego ya politiki yo gutanya abantu kugira ngo ubone uko bategeka, byo bita mu gifaransa diviser pour régner. Bitabaye ari ibyo, ntiwasobanura ukuntu abanyamahanga bazi ururimi rw'igifaransa kurusha abanyarwanda bayoberwa icyo ijambo ethnie rivuga. Na n'ubu muri iki gihe tugezemo, nubwo abanyarwanda twagize mu mashuri, turacyakomeza kwemeza ko abahutu, abatutsi n'abatwa ngo ari ethnie. Ndetse no mu rwego mpuzamahanga icyo kinyoma cyahawe intebe ku buryo cyemejwe nk'aho ari ukuri. Iki kinyoma tuzakivanamo bigenze gute? Twibuke ko icyo kinyoma kiri mu byagendeweho n'abicanyi bishe abahutu kimwe n'abishe abatutsi babaziza ayo moko ya politiki. Ibi bintu murabona tudakwiye kubivamo koko. Icyo uyu mushinga ugamije rero muri iyi gahunda y'ubwiyunge bw'abanyarwanda ni ugushaka mu buryo bunyuze mu mategeko umuti n'urukingo by'indwara y'irondakoko n'ivanguramoko twatewe no gushyira iyo myumvire y'amoko muri politiki, igakoreshwa mu gutanya, guteranya no gusumbanya abanyarwanda kugeza ubwo iyo ndwara iduteye ibisazi byo kwicana hagati yacu. Ndabizi ko uwo muti utaryohera bamwe mu banyarwanda, cyane cyane abanyepolitiki, ariko burya ngo indwara burya ikizwa n'umuti usharira. Reka turebe noneho umuti n'urukingo by'iyo ndwara. Umuti nyawo ni uko buri munyarwanda wese akwiye kwibohora ibinyoma biri mu ngengabitekerezo z'amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa, kuko nta shingiro bifite. Nk'uko mbivuga muri uyu mushinga, inzira ya mbere y'ubwiyunge ni ukuri. Kiriya kinyoma kinyuranye rero ni uko kuri. Niyo mpamvu tugomba kukivana mu myumvire yacu tukakibohora. Abenshi ibyo birabagora kubera kugira isoni zo kwemera ko bemeye gushukwa bagahindurwa ibikoresho by'abanyepolitiki, byo bita manipulation politicienne. Abantu bamwe babaye les victimes de cette manipulation politicienne muri rurimi rw'igifaransa. Nta mpamvu zo kugira isoni zo kwibohora icyo kinyoma. Urukingo rwo tugomba kurushakira mu banyepolitiki. Muti byagenda gute? Kugira ngo ibyo bishoboke ni ngombwa ko hakorwa ibi bikurikira. Icyambere tugomba gukora ni ukuvana amoko muri politiki, kandi nayo tukayavanamo politiki. La désethnicisation de la politique et la dépolitisation des ethnies. Twavana amoko muri politiki dute? Amashyaka ntagomba kuba ashingiye ku moko. Ni icyambere. Kubera ko ikibazo cy'irondakoko n'ivanguramoko gitanya kandi giteranya abanyarwanda bitewe n'abanyepolitiki, ariko kikaba atari cyo cyonyine kibangamira uburenganzira bw'abanyarwanda. Uyu mushinga ubona urukingo rw'iyo ndwara ari uko inzego za leta zose
zirebana n'icyo kibazo zikwiye kuyoborwa n'abandi banyarwanda badakora politiki igamije ubutegetsi bw'igihugu, bityo izo nzego zikava mu maboko y'abapolitisiye. Izo nzego ni zimwe zishinzwe kurengera umuco nyarwanda, ubwisanzure bw'itangazamakuru n'amadini, amateka y'igihugu, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubutabera n'ubwiyunge, hamwe n'uburenganzira bwo kwibuka amahano y'ubwicanyi bushingiye ku moko n'ubwo kubabarirana, uburenganzira bw'impunzi n'abimukira, kimwe n'izindi nshingano zindi zishamikiye kuri izo zose. Kugeza ubu ari ubutegetsi bw'abahutu ari n'ubutegetsi bw'abatutsi, guhuza abanyarwanda byarabunaniye. Ikibazo cy'impunzi kirabigaragaza. Kugira ngo ibyo noneho bibe byashoboka, birasaba ko habaho impinduka muri system politique, ni ukuvuga impinduka y'imiterere y'inzego z'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'igihugu, kugira ngo turandure ingoma z'igitugu. Itegeko nshinga ryateganya ko societe civile nyarwanda yigenga ari yo kwiye kuyobora ziriya nzego navuze. Abanyarwanda bari mu miryango ya societe civile bifuza iyo mpinduka rero ntibagomba kuba mu mashyaka ya politiki cyangwa kuyabogamiraho, bityo nibwo bagira ingufu zo kurwanya ibyaha by'irondakoko n'ivanguramoko. Muti iki gitekerezo cyakujemo gute? Mbere yo kuva mu Rwanda nakoraga akazi k'ubwavoka kandi ndi n'umunyamuryango w'ishyirahamwe rya societe civile riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryitwa Riprodor. Icyo gihe ku butumire bw'uwo muryango najyaga ntanga ibiganiro byerekeranye n'amategeko agenga ifatwa n'ifungwa muri gahunda yo kwigisha abaturage kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo. Izo nyigisho natangaga ariko zarakaje bamwe mu bafungaga abantu mu buryo bunyuranyije n'ayo mategeko kandi aribo bashinzwe kuyubahiriza, nkaho ayo mategeko nigishaga ari jye wayanditse. Kandi nyamara ibyo nakoraga byari mu nshingano zanjye, kuko nagombaga kurengera rubanda kugira ngo ayo mategeko yubahirizwe nyine. Abakozi ba leta bakurikiranywe n'inkiko kubera ko bafungiye abantu busa cyangwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko babarirwa ku mitwe y'intoki. Ibyo nabyanditseho n'igitabo ndangiza amashuri makuru mu mwaka w'1990. Icyo gihe nabwo icyo kibazo cyari kiriho ndetse cyaje gukomera cyane intambara yo mu kwa 10 itangiye, igihe hafungwaga abo bitaga ibyitso by'inkotanyi bazira gusa ko ari abatutsi, bagakomeza na nyuma yaho mu ntambara. Icyo kibazo cyaje kurenga urugero mu bwicanyi bwo mu ntambara na jenoside, ndetse na nyuma yaho ubwo hari bamwe mu bahutu bafunzwe bazira gusa ko ari abahutu barengana, bagafungwa hamwe n'ababicanyi babahigaga babaziza ko bahisha abatutsi. Ibyo byose rero byanyumvishije ko kurengera uburenganzira bwa muntu n'amategeko bidahagije, ko abanyarwanda dukeneye ubwiyunge nyakuri. Amoko aramutse avanywe muri politiki rero, abanyarwanda basigara bayiyumvamo mu buryo bwite ku giti cyabo, ariko batayashyize mu ruhame ngo bayarate cyangwa bayagire igikangisho. Nta mpamvu yumvikana ikwiye gutuma umunyarwanda agomba kurata ubwoko bwe, kuko ari we bwagombye kureba wenyine. Kimwe n'amadini, ntacyo ubwoko bw'umwe bumarira undi. Icya kabiri ni uko amashyaka ya politiki atagomba kugira ingabo z'igisirikare n'iza gisivili. Abanyarwanda bifuza kuba ingabo z'igihugu rero nabo ntibagomba kuba mu mashyaka ya politiki cyangwa kuyabogamiraho. Nta munyepolitiki ukwiye kuba umusirikare, kimwe n'uko nta musirikare ugomba kuba umunyepolitiki. Ibi ntibibaho muri demokarasi. Iyi ngingo nayo tuzayigarukaho mu buryo burambuye mu kindi gice cy'iki kiganiro. Kubera izo mpamvu zose, impungenge z'uko abatwa n'abatutsi bashobora kubuzwa uburenganzira bwabo no guhezwa mu butegetsi ku mpamvu y'uko ngo ari bo bake ku bahutu, izo mpungenge ntizakongera kubaho, kuko ziriya nzego ziyobowe na societe civile n'amadini zaba zigenga, zitabogamiye kuri politiki, kandi n'ingabo za gisirikare zaba ari iz'igihugu atari iz'amashyaka, nazo zidafite aho zibogamiye muri politiki. Izi ngingo zose
zumvikanyweho hagati y'amashyaka ya politiki na sosiyete sivile, icyo gihe amoko yava muri politiki kuko yareka kuba igikoresho cy'abanyepolitiki, kandi nayo akavamo politiki kuko abanyarwanda bareka kwiyumvamo ko ari abahutu, abatutsi n'abatwa mbere yo kuba ari abantu, kubera ko baba bamaze kumva ko ayo moko yakoreshejwe muri politiki y'ikinyoma, bityo mu mibanire yabo bakabana neza batishishanya. Ibi byose ariko birasaba ko abaturage babihabwaho inyigisho zihagije. Reka mbisobanure mu magambo make. Kuba umuhutu, umututsi cyangwa umutwa ntawe byahesha cyangwa byabuza akazi, ntawe byahesha cyangwa byabuza umwanya mu butegetsi, kandi ntawe byabuza uburenganzira yemererwa n'amategeko, kuko wa mutegetsi cyangwa wa munyepolitiki nawe ataba yarageze kuri uwo mwanya kubera ubwoko afite, ahubwo yarawubonye kubera ubushobozi bwe, yaratsinze ipiganwa cyangwa yaragize amajwi menshi mu matora. Mu butabera nta munyepolitiki washobora kongera gukingira ikibaba umunyacyaha ngo kuko bahuje ubwoko, cyangwa gufungisha umuntu urengana kubera impamvu za politiki, kuko umucamanza ataba ategekwa n'uwo munyepolitiki nyine. Inzego za politiki n'iz'ubutabera zaba zitandukanye. Akazi k'abagize sosiyete sivili kakwiyongera kugira ngo amategeko arusheho kugira ingufu, maze nk'uko umugani ubivuga, noneho ayo mategeko akarusha amabuye kuremera koko. Abagize sosiyete sivili baba bafite ububasha bwo kurwanya ubwabo akarengane bamagana, aho kubisaba abanyepolitiki mu mabaruwa atajya abonerwa ibisubizo. Urugero ni uko nk'amaraporo y'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yajya atangwa mu nzego z'ubushinjacyaha kugira ngo buhite bukora iperereza ku byaha biri muri ayo maraporo, aho kuyoherereza abanyepolitiki kuko n'ubundi atari bo bashinzwe ubutabera, kandi rimwe na rimwe bamwe muri bo baba bavugwa mu bakoze ibyo byaha. Ndarangiza mbabwira ko uyu mushinga ugendera ku mahame ane akurikira: nta ruhande ubogamiyeho, urigenga, ibitekerezo byawo ntawe bibera, kandi ugendera ku bwizerane. Impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Murakoze cyane kuntega amatwi, mugira amahoro naho utaha. Yamwe mwabahera mwe, yamwe n'abahereye ingoma abasha, yamwe mu rusengo rwa Mpungwe mwabahungu mwe, shaza parce qu'ils sont
ugenda wica abahutu utoya baguhaye imipanga n'imihoro ugenda utemagura abatutsi utoya oya singeza abanyotewe gutwara nibo badutwara bakaduta mu miserege abanyotewe gutwara nibo badutwara batwigisha amacakubiri abanyotewe gutwara nibo badutwara bakaduta mu manga erega nivyo bibutse mu gihugu erega nivyo mwene mama bibutse mu gihugu Hutu, Tutsi, nous sommes tous des frères Hutu, Tutsi, nous sommes tous des frères umuzangoma zihuza abatwa abahutu n'abatutsi zihimirisho 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 yamwe mwe mwabahera mwe yamwe n'abahera ingoma abasha yamwe urusengo rwa bungwe mwabahungu mwe shaza bumbe Hutu, Tutsi, nous sommes tous des frères bitondanga Hutu, Tutsi, nous sommes tous des frères 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 Hutu, Tutsi, nous sommes tous des frères